Muraho neza nanone ni ikaze kandi ni karibu kuri YouTube channel Sangwa Patrick. Muri aka kanya rero nanone ndi umuganga murabizi nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero muri aka kanya ngiye kubaganiriza ku kibazo abantu benshi bibaza. Abenshi bibaza ati se umugore utwite yemerewe kugabanya ibiro nk'abandi bantu bafite umubyibuho ukabije? Nimba ko nabivuga, tuzi ko umuntu iyo afite umubyibuho ukabije igihe iki n'iki aravuga ati reka ngabanye ibiro byanjye, arabyemerewe. Ese umugore utwite nawe arabyemerewe? Cyane cyane ko tuzi ko iyo umugore atwite muri icyo gihe agira tendansi cyangwa se gahunda yo kugira ibiro byinshi kubera amazi ariyongera ndetse no gutwita muri rusange bituma ibiro byiyongera. Rero umuntu akibaza se ni umuntu ashobora gutwita akaguma kuri taye? Nicyo ngiye kubategura muri ino video barebera icyo mugiye gukora kugira ngo niba umenye ukuri, nimba umugore utwite yemerewe kugabanya ibiro bye nk'uko n'abandi babikora. Ni ikibazo rero cy'ingenzi cyane kuko bamwe mu bagore batwite baba bafite ibiro byinshi bakibaza niba bakomeza kugabanya ibiro cyangwa se niba batakwangiza umwana iyo bagabanyije ibiro. Ariko hari ibihuha byinshi ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu munsi tugiye kureba ukuri kwa siyanse, ibyo abaganga bavuga n'icyo umugore utwite akwiye gukora kugira ngo we n'umwana babe bazima. Mu gusobanura rero ibiro mu gihe cyo gutwita umugore utwite akwiye kuba afite ni ingenzi. Mu gihe cyo gutwita umubiri w'umugore uhinduka cyane, hari ibiro byiyongera kubera ibintu byinshi, umwana uri mu nda, amazi amukikije, iriya soya bita amniotic fluid, umusemburo, amaraso yiyongera ndetse n'ibinure umubiri ubika ngo bizatunga umwana. Buri mugore rero agira uburemere bwihariye akenera kongeraho mu gihe cyo gutwita. Abaganga rero bakoresha BMI cyangwa se body mass index mbere yo gusama kugira ngo bamenye ibiro byiza umugore akwiye kongeraho bitabangamiye umugore ndetse n'umwana. Rero urwego rw'ibiro umugore utwite akenera, niba umugore yari afite BMI isanzwe ya 18.5 kujya kuri 24.9 akenera kongeraho ibiro 11 kugeza kuri 16. Niba yari afite ibiro bike cyane akenera kongeraho ibiro 12 kugeza kuri 18. Niba yari afite ibiro byinshi cyane BMI hejuru ya 30 akenera kongeraho ibiro 5 kugera ku 9 gusa. Ibi bivuze ko si buri mugore ugomba kongera ibiro kimwe. Hari ababa bafite ibiro byinshi bakagirwa inama yo kutiyongera neza cyane. Ese kugabanya ibiro mu gihe cyo gutwita nibyo? Oya, abaganga benshi bavuga ko gukora diet cyangwa se amafunguro yo kugabanya ibiro mu gihe cyo gutwita atari byiza kuko bishobora kugabanya intungamubiri zikenewe ku mwana. Umwana uri mu nda akenera ibyubaka umubiri, amavuta meza, ibinyabutabire, poroteyine, intungamubiri zose ziva mu byo umubyeyi arya. Iyo umugore yashyizemo gahunda yo kugabanya ibiro cyane, umwana ashobora guhura n'ibibazo, agakura nabi, kubura ibiro mu nda ndetse rimwe na rimwe akavuka atagejeje igihe cyagenwe. Ariko kandi hari igihe umugore ashobora kudakenera kongeraho ibiro byinshi cyane. Aha niho dutandukanya gukora diet yo kugabanya ibiro no gukurikirana neza ibyo kurya kugeza ngo ibiro bitagabanyuka. Ibyago byo kugabanya ibiro utwite: kugabanya ibiro mu buryo bwo kwiyicisha inzara bishobora guteza ibibazo bikomeye ku mugore utwite, kubyara umwana muto cyane, indwara zituruka ku ntungamubiri nke nk'ubutaka bwa folic acid cyangwa se ubumuga ku mwana, kugira isukari nkeya mu maraso, umubyeyi akabura imbaraga zo kubyara. Ibindi byose bigaragaza ko kugabanya ibiro mu buryo bukabije mu gihe cyo gutwita ari ikosa rikomeye cyane mudakwiye gukora. Nimba utwite emera umubyibuho Imana iguhaye aba ari wo ugumana. None se umugore ufite ibiro byinshi cyane akora iki? Hari abagore batwite bakagira ibiro byinshi cyane ku buryo abaganga babwira ko ari bagize obesity cyangwa umubyibuho ukabije. Muri icyo gihe rero abaganga ntibavuga ngo genda ugabanye ibiro, ahubwo bavuga ngo ugerageze kutongera ibindi byinshi. Bimwe mu byo bagirwamo inama harimo kurya neza ibiryo birimo intungamubiri ariko bitari byinshi cyane mu binure ndetse n'amasukari akayagabanya, gukora imyitozo yoroheje nko kugenda n'amaguru iminota 30 ku munsi, kwirinda fast food n'ibinyobwa bisindisha cyangwa se birimo isukari nyinshi, kunywa amazi ahagije. Ibi byose rero bigamije gukomeza ubuzima bwiza atari gutakaza ibiro ngo bigabanuke cyane. Uko wabigenza mu mibereho ya buri munsi rero: witonde gufata ifunguro ririmo ibinyampeke, amata cyangwa amagi n'imbuto, kunywa amazi ahagije, ukundi ukarya ibiryo byuzuyemo imboga za dodo, ibinyampeke n'ibindi. Nimugoroba urya ibiryo bitaremereye cyane nk'imboga, salade cyangwa se agasosi. Irinde gusimbuka amafunguro kuko bishobora kugira ingaruka ku mwana. Nta kwiyiriza ku mugore utwite. Ujye ugira akamenyero ko kugenzura ibiro byawe buri kwezi igihe ujya kwa muganga.
Ibindi byiza byo kwirinda, irinde diet ikomeye izwi nka keto fasting cyangwa se kugabanya ibyiciro byose by'ibiryo. Gerageza guhora ufite isuku mu byo urya, kurya imboga nyinshi n'imbuto ni ingenzi. Fata amavitamine n'imyugugu abaganga bakugenera nka za feri n'ibindi na za calcium. Jya kwa muganga buri gihe ngo ukurikirane. Kwitaho si ugukorera gusa umwana, ahubwo ni no kugira ngo nawe ugire imbaraga nyinshi kandi zihagije. Dusoza rero twavuga ko ikibazo cyacu ese umugore utwite yemerewe kugabanya ibiro? Igisubizo ni oya, ntabwo yemerewe kwiyicisha inzara cyangwa gukora gahunda ikomeye yo kugabanya ibiro, ariko yemerewe kwitwararika ngo ibiro bye bidakabye cyane, cyane cyane iyo yari asanzwe afite ibiro byinshi. Uburyo bwiza rero ni ukurya ibiryo bifite intungamubiri, kwirinda amavuta n'isukari nyinshi, gukora imyitozo yoroheje no kujya kwa muganga kenshi. Ibyo byose rero bigamije ko umugore n'umwana baba bazima. Murakoze cyane rero kuba mwarebye ino YouTube channel mukareba ino video. Niba utarakora subscribe bikore kugira ngo ukomeze kubona video twakugeneye. Bye bye.